wonderful, it's okay. Kabone nubwo bampenda, kabone nubwo byangora, iri ngomba kwitendekaho paka ku munota wa nyuma. Kaya amafaranga ni menshi, menshi cyane, ariko miliyoni 16 gukuramo ay'abakomisiyo cyane menshi pe. Kiranzira ahantu heza, fresh. Yanga Gukunda. Mami, Wow, ese ko wari wiherereye aha ngaha? bigeze Ni byiza. ese kukeye Ndekeye. sherugiye he akusha bebe nawe. Mama uzana ugiye? Ngiye kureba Keti. Ngiye kumubwira ya manota yasohotse. Twe twakoze ikizamini cy'akazi. Kagirimo, mwese mwatsinze? Twatsinze amanota nabonye. Nabonye amanota 95. Congratulations. Sure. Good, my daughter. Wow. Mukobwa wanje, ubu nojye gutangira gufata kudufaranga. Ariko nkunda yuko nshyigikira mu Hakusi umwana wanje reka nkubwire you are my firstborn, I love you so much, you are my daughter. How? Ngomba gushyigikira n'ukuri. Hakuzikana kuri frère yanje. Seriye rero. akwambwira arakamashaka ko Kagirimo erega ni byose ibyo nibyo njyewe mba numva bifite gahunda. Aha. mbere yuko ngenda arakamashaka kubaza wumva mu bitekerezo byawe umuntu wakubera umukwe mu bitekerezo byawe yaba amezi ateye ku kibuga cy'indege aho ni ahambere muri presidence ni aha kabiri yaba aciriritse byibuze akaba ari umushoferi kanenga. no wumva izo condition Of course. Kuko urebye umuryango wacu turakize, dufite amafaranga, dufite inzu, dufite para turabakire kamere. Ngaho mbarumbwire rero mukwa agomba kuba asobanutse byibuze kuturenzaho kugira ngo dukomeze mu mujyo wo gukirwa gusobanuka. aha Mami, karabe mwana wawe. yewe mbuze n'icyo mvuga Kuguye mu kumiro bigenze bite? nyine reka ngende tuzabiganira ikindi gihe. Mwana wawe, kwenda ngaho nojya ngo niwishimye mukuntu. Oya nta kibazo. Reka ngende Nta kibazo ufite? Nta kibazo. Uyazirikana ko amakire ntuzajya ugenda wumva uri amakire sibyo kandi ntihakagire za gafifi za kajaganya zawe. Kwiteza. Mami reka ngende. Okay, good journey. Turasubira. Good journey. Sibyo? Suhuza ishti yawe. Yego. Ko disi ndabyiriye. Ndabyiriye rwose exactly. Yes. Wait! Yo, come on! Amakuru ni meza. Narinje gushaka Keti. Keti? Ntawe uhari. Keti ngo ntawe uhari. Ntawe Keti yagiye sinzi aho yagiye. Abana b'abakire se ko bizi ko baba bagiye gutarasamo ubu ntabwo n'iki koko aho yagiye ntabwo maze rwose. Ntabwo hazi. None se ariko rero cya gihe ngiye mperuka hano mu rugo iwanyu nyine nari nashatse kubaza amazina yawe ariko mbona atarahari mbona sibese nabona umwanya ubundi witwa Okay, amazina yanjye nitwa Jean Pierre Bemba.
vugamo rimwe ayo mazina sinayibuka pe. Okay, nta kibazo nitwa Bemba nibyo byakorohera hari kwa Bemba. Yego. None se be Karame. nagusanze hano ni iwanyu. Wafite akazi bimeze bite ubu? Oya, hano ntago ari iwacu. Hano ni akazi nyine gasanzwe nkora akazi ko mu rugo. Ubona ko mba mu masuku cyagiye wasanga ko byombo. Umva ntabwo nzi kuzi kuririmba. Wararimbye ndumva kwise wakongera ukaremba muri ka karimbo ko wari uri kuririmba. Subunda cyakwibuka we. Ubwo ntaza abahanzi ari akaburamani sasinzi nani. Ntabwo umuhanzi mwite ni buramani. Kakana kabura shaka karimbo nanjye ndagakunda. Wakaririmbye muzi. Nkakuririmbiremo. Okay, ariko ntabwo nzi kuririmba ntunseke sibyo? Oya nta kibazo. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyitse paradiso, sinyitandukanye iminsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, because of love, my baby, nani nakupenda, morning to night, my desire. Wow, thanks. Merci. Urakoze cyane rero. Ako kiganiro tugiranye. Ako se buriya ubu urahanga. Shagiye cyose nyine mba ndi hano, nkora akazi ko mu rugo. Urabona ko abansize mu rugo, ngiye gukora isuku hano mu kanya ngiye guteka kuko n'abana bagiye kuva ku ishuri. Uri uraza kumpagarira kawe ninjye gutaha. Okay. Kibazo. Sawa rero. Reka ngende kiti nazo ubwenye niko namubuze. Cyane namubwira ko wamubuze ariko ese ubundi wamuhamagaye kuri telefone. Namuhamagaye numva iri bize. Naribi. Sawa. Bye. Bye. Yego mwakoze kandi. Korora ndabona n'amasaha yo kujya gutekera abana hafi kugera. Mukobwa yarankereye. Ngira njye gutekera abana. Aya mabuye barunze hano koko.